Aka kanya tuvugana ndi hano mu karere ka Nyagatare, hari inkuru irimo irahavugwa ndetse inkuru yababaje abantu benshi cyane y'umugabo witwa Maniragena Simon. Uyu mugabo birimo biravuga ko yari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda RDF, ubu yamaze gutabwa muri yombi nyuma yo gukekwaho kwica umugore we nk'uko byemejwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare. Hari ibinyamakuru bitandukanye nyamara kumenya iyi nkuru nagiye njyaho kugira ngo ndebe ko baba bayanditse, ariko nasanze ibinyamakuru byinshi nk'Umuseke byinshi cyane byagiye byandika kuri iyi nkuru, ho batangaje ko amakuru bakesha abaturage ndetse n'ubuyobozi bwa Nyagatare, uyu muntu ukekwaho gukora aya mahano, umusirikare wa RDF utuye mu murenge wa Mushiri, akarere ka Nyagatare, nyine intara y'Iburasirazuba birumvikana. Uyu mugabo yishe umugore we urupfu rw'agashinyaguro nyuma y'uko uyu musirikare ngo yavuye mu butumwa bw'akazi, hanyuma rero ababyeyi be ngo bamubwira ko umugore we atitwaraga neza, bityo agahitamo kwita mwambura ubuzima. Urumva rero ba nyirabukwe namwe sinzi rwose, urumva niba bamukozeho niba bamuteranyije cyangwa se wenda bakaba banavuze ibiri byo, ariko tuzi ko abasirikare batozwa cyangwa bigishwa uburyo bazitwara mu gihe bazaba bageze mu miryango yabo bagasanga wenda ibintu bitameze neza. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu yitwa Matiko Gonzag, yavuze ko buriya bwicanyi bwabereye mu mudugudu w'Umunini, akagari nyine ka Rugarama, umurenge wa Bushiri, kuwa gatanu tariki 22 Kanama 2025. Yavuze ko uwo mugabo yitwa Maniragena Simon nyine imyaka 29, urumva ko yari akiri na mutoya, afite imyaka 29. Uyu mugabo uvuga ko hano yishe nyine uyu mugore wiwe, umugore yishe we afite imyaka 21, amwica ejo bundi kuwa gatanu mu ijoro ku itariki 22. Urumva uyu mugabo witwa Simon afite imyaka 29, hanyuma umugore witwa Gisubizo Liliane afite imyaka 21. Urumva bose n'ubundi nabejo bundi muri za 90 hafi aho, uwo ni wo muri 2. Yagize ati aho twabimenyeye Maniragena yafashwe ashyikirizwa inzego zishinzwe nyine ubugenzacyaha, ariko nibo batangiye kugenda bamukurikirana kugeza ubu. Yavuze ko iperereza nyine gikomeje, arimo arabazwa ibyo yakoze, ariko kandi ntabwo haramenyekana ibintu bijyanye n'ibikoresho ashobora kuba wenda yamwicishije, gusa igihari cyo yamwishe ngo urw'agashinyaguro. Umuyobozi rero yakomeje avuga ko ntabwo yahita ahamya ko uriya muryango urimo amakimbirane, biracyarimo gukurikiranwa. Akavuga ko kugira ngo habeho ikintu nka cya cyo umuntu yahitana yakwica umuntu, byo nyine ari n'umusirikare uba warigishijwe waratojwe, byanga bikunda haba hari amakimbirane ko nyine bataramenya amakimbirane ashingiye kuki. Ariko kandi amakuru ahari nuko ngo ababyeyi b'uyu mugabo Simon bamubwiye ko umugore we atitwara neza, baba baramuteranyije, baramubwije ukuri, wese afata icyemezo amuvutsa ubuzima. So Vice Mayor rero yakomeje avuga ko bakiri gukurikirana akantu ku kandi, bataramenya neza niba bombi bafite abana, kuko ngo ahantu bakuye umurambo nta bana bari bahari. Gusa nyine abaturage bafite umutekano, bafite ituze, nta bintu bahungabanya bihari, ngo bafite umutekano wuzuye rwose umeze neza. Ikindi kugeza ubu ntabwo haramenyekana ipeti uyu musirikare w'u Rwanda wa RDF yaba afite, kuko ubuyobozi bwa RDF nyine ngo butaratangaza iyi nkuru mu buryo bwumvikana. Umurambo rero wa nyakwigendera wahise ngo ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro. Ni inkuru yababaje abantu benshi, by'umwihariko hano mu karere ka Nyagatare. Ngewe niho nuye, mu karere ka Nyagatare niho nuye. Ni inkuru yababaje abantu benshi, urumva ko abaturage bakugenda bagenda bivuga
mbega ni inkuru rwose. Abantu batuye muri za Nyagatare, n'umuturage niyonka n'akana gatoya karimo kugenda kavuga ati hari umusirikare wishe. Ni inkuru, yaba ari umwana, yaba ari umusaza, yaba ari umukecuru, hano muri Nyagatare ni inkuru iri dominated, ni inkuru iri mbega buri wese yamenye. Ngayo nguko rero ntabwo byoroshye, urumva nyine birababaje. Umusirikare yabaye ubutumwa bw'amahoro ahitana umugore we, urumva ni ikintu kibabaje. Gusa reka tumusabire uruhuko ridashira no kwihangana k'umuryango we, ntabwo byoroshye. Kandi subscribe, like, comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Imana y'amahoro ibakomeze, ariko kandi mujye musengera imiryango nyaboneka, mujye musengera amafamiye, mujye musengera ingo zubatse. Ntabwo biba bimeze neza cyane, hari abo baba bitameze neza pe. Imana itanga umwuka n'umutima wo kwihangana. Imana ibahe amahoro mu izina rya Yesu, amen.